Aka ni agace kavanywe muri khutuba yatanzwe na khalifa wa gatanu wa Masihi ayadahu Allahu ta'ala binasirihi azizi ku itariki 25 z'ukwa gatandatu 2021. Hanyuma ikindi gihe abivugaho khalifa wa kabiri wa Jamaat Ahmadiyya Hadhrat Muslih Maud radiyallahu anhu yaravuze ati reba nk'urugero rwa Hadhrat Umar radiyallahu anhu watinywaga n'abayobozi bakomeye hirya no hino ku isi, ndetse n'ubutegetsi bwa Byzantine n'ubw'abaperise bwaramutinyaga cyane. Umuntu w'urwego rwo hejuru nk'urwo rwa Umar agaterwa igishyika no kubona umunyabutayukazi uraranye inzara we n'abana be, bigatuma ubwe yigira kubazanira ifarini n'amavuta, kandi ntiyagarukiye aho, ahubwo arabatekera, arabagaburira, ndetse arabategereza kugeza igihe basinziriye. Uwigeze kubaho umuja wa Hadhrat Umar radiyallahu anhu ariwe Aslamu yavuze ko hari abacuruzi bigeze kuza i Madina bakajya mu gace kari karagenewe gusarirwamo iswara ya Eid. Hadhrat Umar abaza Hadhrat Abdurrahman bin Auf nimba yakwemera ko bacungira abo bagabo umutekano ijoro ryose, nuko Hadhrat Abdurrahman aramwemerera, nuko babacungira umutekano ijoro ryose, ndetse iryo joro barimara basingiza Allah. Rimwe yumvise ijwi ry'umwana urira, hanyuma ajya ku mubyeyi w'umwana aramubwira ati tinya Allah kandi wite ku mwana wawe neza. Hadhrat Umar amaze kumubwira ibi ngibi radiyallahu anhu yisubirirayo. Ariko nyuma Hadhrat Umar radiyallahu anhu nanone yongera kumva ijwi ry'umwana arira, asubira amubwira nkuko yaramubwiye mbere, nuko arongera aritahira. Nuko nijoro mu gicuku Hadhrat Umar radiyallahu anhu yongera kumva umwana arira, nuko arasubirayo aramubwira ati mubyeyi ko ndeba nta kintu witaho, koko ntagomba ko umwana arira ijoro ryose. Nuko umugore arasubiza ati yewe mugaragu wa Allah, umwana nagerageje kumuha ikindi kintu kitari ukumwonsa ariko yanze, we ari gushaka konka. Hadhrat Umar radiyallahu anhu amubaza impamvu ari gushaka kumucutsa, nuko umubyeyi amusubiza yuko ari uko khalifa ashyizeho indezo ku bana batacyonka. Kuva ubwo Hadhrat Umar ashyiraho itegeko ko nta muntu ugomba kongera gucutsa abana imburagihe. Muri icyo gitondo ubwo Hadhrat Umar radiyallahu anhu yayoboraga iswara ya fajiri, bitewe n'imbamutima zari zamurenze, ntago yashoboraga gusoma amajwi asohoka neza ku buryo n'abantu batamwumvaga neza. Niko kwibwira ati yewe Umar uragowe kubera kwangiza ubuzima bw'abana b'abayisilamu bagenzi bawe. Ahera akategeka ushinzwe gutanga amatangazo kwamenyesha buri muyisilamu wese ko ntawemerewe gucutsa imburagihe. Anatangaza ko kandi imfashanyo izajya ihabwa abana bose kuva bavutse. Nuko ibi bimenyeshwa intara zose ziyoborwa na Isilamu.